uyu mukobwa muramuzi, mumeze neza murakomeye. Umukobwa muramuzi witwa Dorcas na Vestina, ariko nshaka ko tuvugaho cyane ni uyu witwa Vestina, mukuru wa Dorcas. Mukuru wa Dorcas rero ariwe Vestina, urabizi ni abantu bazamutse bazamuka bakiri muri segonderi, bazamuka bari guhanga indirimbo bamenyekana muri gospel. Ariko buriya shitani ni umuntu mubi cyane, nimba navuga ni umuntu mubi, nimba yavuga ngo ni umwuka mubi cyane. Aba bana bazamutse neza ari abana b'abakobwa, Imana yari imaze kubateza intambwe ku buryo bumeze neza, cyangwa ku rwego ruri hejuru. Ariko buriya iyo uko umuntu agenda azamuka niko shitani igenda imuteza umwuka nanone uri hejuru, cyangwa se dayimoni ifite imbaraga. Ko buriya ngo n'abadayimoni ngo baba mu byiciro, hari umudayimoni woroheje, hari ukomeyeho gake, hari ukomeye cyane, hari ukomeye cyane cyane. Satani akaba ari ikomeye mu myuka mibi yose. Ubwo rero uko umuntu agenda azamuka usanga inshuro nyinshi ari nako Satani agenda amuterereza umudayimoni uri mu rwego rwe nyine. Kuko buriya umudayimoni utera umukene wabuze ibijumba byo kurya ntabwo ari we dayimoni utera umukire uri muri etaje. Oya, ko wa muntu uri mu bukene hari igihe azaterwa n'umudayimoni w'ishyari, amaganya, kwiganyira. Ariko noneho wa muntu w'umukire aterwa na dayimoni w'ubwibone, kumva arenze, kwishyira hejuru, kumva mbese ari mu rundi rwego rurenze cyane. Rero aba badayimoni mujye munamenya kubatandukanya, kuko nibo badayimoni batera abantu. Hari ukuntu umuntu yiyumva kumva ararenze, burya uriya muntu aba yatewe na dayimoni wo kuba ari hejuru cyane, kumva ari hejuru, kumuteza dayimoni wo mu rwego rwo hejuru, cyangwa se dayimoni wo kwishyira hejuru, w'ubwibone kwa. Ko na Satani murabizi mbere yari Rusoferi, kugira ngo amanuke aze mu isi ni uko yatewe n'ubwibone bwo hejuru, bateri ku wundi Imana indusha iki, kubera iki ngewe ntagiye muri iriya nteko yabo, bituma Imana irakara cyane. Imana irakaye ihita imumanura mu isi hamwe n'abamarayika bose babe bakoranye imyigaragambyo. Urumva rero Satani ni umuntu, cyangwa se ni ikiremwa gifite imbaraga ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu buriya nubona ibintu bije bidasanzwe ku buzima bwawe, cyangwa se wumvisha amajwi, cyangwa se ubona imyitwarire idasanzwe itari isanzwe, ujye umenya ko akenshi ni ibitero Satani aba yaguteyeho, aba yakugabyeho. Uyu mwana w'umukobwa rero amaze igihe yiga, ndetse yahuye na Irene aramuzamura, yari amaze kugera ku rwego rushimishije cyane. Kandi wenda sinzi uko twabivuga, ariko abakristo baramushyigikiye baramuzamura, ndetse na Irene wamuzamuye ni umukristo. Ariko biratangaje ko yahuye n'ikigeragezo gikomeye, Satani yamurashe ahababaza cyane, atangira kumva ko yibagirwa ko Satani afite imbaraga. Buriya iyo utangiye kumva ko ibyakubayeho ari abantu, ntiwumve ko ari Satani, nizo ntege nke za mbere uba wagize. Nubona umuntu agukoreye ikintu kibi, cyangwa ikintu kibi kikubayeho, ntukarebe mbere na mbere uwakigukoreye, ntukarebe mbere na mbere aho cyaturutse, ubwo uzajye umanza urebe Satani, uti Satani ni wowe. Kuko nta muntu uzagukorera ikintu kibi atayobowe na Satani, nta n'umuntu uzagukorera ikintu cyiza atayobowe n'Imana. Imana ko ibiva ku Mana ni ibyiza, ibiva kuri Shitani akaba ari ibibi. Ibyo rero ni ibintu nabyo tuba dukwiye kuganiraho, kuko ubundi impano y'Imana ni uguca bugufi, ni ugukiranuka, ni ubugingo, ni ukugira imbuto nziza. Ariko impano ya Satani ni ukwica, kwiba, kurimbura, imivurungutanyo, inzangano, kuba ibi bintu bibi byose mu bantu, ni wo mwuka Satani abiba mu bantu. Rero Vestina twavuga ati Satani ni ukuri ari we ureba, aho kugira ngo urebe abantu, wireba abantu bakuvuze,
wireba abantu bakuvuze, ahubwo reba Satani. Wireba ADEPR, wisebya ADEPR. Ari abantu benshi bagiye bakunda gusebya ADEPR, ukibaza mwese mwagiye muri ADEPR, ari ADEPR bahamagaye? ADEPR ntabwo ariyo yigeze iguhamagara, ni Imana yaguhamagaye gushyira muri ADEPR, guhamagarirayo kuko hariyo umwuka w'Imana. Kandi buriya ahantu hari Imana niho Satani agaba ibitero. Hari abantu mujya mugira ibibazo mukavuga ngo ADEPR ngo barayivuga, ngo ADEPR ni inkozi y'ibibi. Oya, ADEPR ntabwo ari inkozi y'ibibi, ahubwo harimo abantu bakeya bahamagawe na shitani muri ADEPR kugira ngo baze banduze izina rya ADEPR. Ariko ntago ADEPR ari mbi ubwayo. ADEPR ntago ari umuntu umwe, ADEPR irimo abantu benshi, kandi abashatse kujyamo bajyamo, abashatse kuvamo bakavamo. Rero ntukumve ko wigumuye ngo uvuye muri ADEPR ngo ADEPR iri busenyuke, cyangwa se ngo uri buyisebye ngo abayikunda bayange. Ahubwo buriya twakagombye kugira gute? Idini rikomeye rya mbere ni umutima wawe. Wikumva ko nimba abantu bakuvuze, tuvuge ko ari abo muri ADEPR, wowe ngo ikintu cya mbere ugomba gukora ngo ni ukugira gute? Ngo ni ukuva. None se ejo umugabo wawe nakuvuga nabi, cyangwa umuryango w'umugabo wawe ukakuvuga nabi, uzita uvuga uti njyewe uyu muryango nkuvuyemo wamvuze nabi, mvuye kuri uyu mugabo kubera uno muryango wamvuze nabi. Rero ibi nabyo ni ukutaba umukristo ukuze. Ubundi umukristo ukuze ntabwo agushwa n'ibihe, ntabwo agushwa n'ibihe. Yobu yahuye n'ibigeragezo byinshi cyane ko atigeze ava ku Mana. Vestina rero uri umukobwa nakundaga cyane, niyo mpamvu nkuvuzeho. Ariko rwose ibi ntabwo ari ibintu bikwiye, ntabwo ari ibintu dukwiye gushyigikira nk'abantu b'Imana. Oya, ntabwo abantu kuba bakuvuze bivuga kuva mu itorero cyangwa se kuva mu idini. Oya, ahubwo buri ikintu nabonye ni uko umusinzi asindana ibimurimo. Umuntu nakubwira ibintu yasinze, menya ko ari ibyari bimurimo, ahubwo izo nzoga zikaba zimufashije kubisohora, kubivuga, zimufashije kubivuga. Ko ari umukecuru nzi twari duturanye kera, ahantu nacumbitse yari hatuye umukecuru yavuga ati uriya ati yaranzengereje nzamunywera kamwe mubwire mushishure. Kubera iki? Igihe atanyweye nta mbaraga yabaga afite zo kuba yabwira umuntu nabi ari umuntu mwiza. Ko igihe yanyweye yarakubwiraga, akakubarira, akakubwira ibyo utari unazi. Kubera iki? Kuko inzoga zamutizaga umurindi. Rero wivuga ngo wavuye muri ADEPR, ngo wasutse, ngo wisize ibintu, ngo wagize gute, ngo ni ADEPR yakuvuze nabi, cyangwa ni abantu bo muri ADEPR bavuze nabi. Ahubwo ni ibintu byari bikurimo, noneho wari warabuze imbarutso yo kugira ngo ugire gute, yo kugira ngo bya bintu bisohore ubyereke abantu. Ariko buriya umukristo nyamukristo yihangana mu bigeragezo. Imfatiro, Bibiliya iravuga ngo imfatiro zisenywe umukristo yakora iki? Ese ADEPR yirukana? Ese ADEPR ni umuntu umwe? Ese umubyeyi ko agukubita akagutuka, ese uravuga ngo umubyeyi ngo amvuyeho? Oya. Ese mbumvisha amajwi Vestina yavuze, ari kuvuga ngo wapi, ngo nzajya nsengera mu mutima. N'ubundi umuntu asengera mu mutima bwa mbere. Yaba wari ubizi, ntago wakagombye kuvuga ngo nyisohotsemo ngo ngiye kwisukisha. Oya, ahubwo wakagombye kumenya ko uwo mutima wawe atari abantu bo muri ADEPR ureba. Oya, wowe reba umutima wawe hagati yawe n'Imana. Ese uko utasukaga Imana yari yakubwiye ngo ntusuke? Ese noneho ko wasutse Imana yakubwiye ngo usuke? Ibyo ni ibintu ukwiye gutekerezaho mbere yo kugira ibindi bintu byose. Reka dusoze rero dushyiraho aya majwi ya Vestina yatangaje. ADEPR ni umukristo yizera Imana cyane. Nanjye ntabwo Imana yanyobora ku muntu udasenga, sibyo? Ntabwo use twahurira naho twahurira. Si umwa-ADEPR wikumva genzura umugabo wanjye, nubahe n'Imana. Reka nkubwire, nasenga uragende mu cyo ADEPR yaguhaye. Rega ntago umuntu ADEPR turacyana hari, sibyo? Yaratureze hari rwose ndata umuco bampaye. Ushingira avuga ko umuntu ngo yavuye mu idini, ngata idini ni iki bundi? hari nge mushaka kunsenyera, ngewe mushaka kunsenyera urugo rwanjye rutaranubakwa. Oya, niya namugusenga ariko anduka genda uganduka.
reka nkubwire abantu muteze ngo ibiki n'iki ngewe nzubaka urugo rwanjye ruzakomera murutega iminsi mukora iki turahari yego rutanyeganyezwa. haleluya Amina amina sawa. Wibaza ko iwanyu akajya gukomoka Ibyo nabyo sinzabyumva, nabyo sindabyumva. oya uzaza kuba iwanjye na mama ubimubwire Oya nanone iki ntukazaza kuba iwanjye oya zaza kuba iwanjye tutamena amabanga tukavuga n'ahantu uzaba. nzabinangiza Reka amagambo Vestina yivugiyeho ubwe murayumvishe rero yari arimo avuga ngo bashaka gusenya urugo rwe. Buriya reka mbabwire nta muntu wasenya urugo rw'undi. Urugo rushobora gusenywa n'abantu babiri, umugabo n'umugore. Ubundi urugo ni urw'umugabo n'umugore. Umugore aramutse arangaye gato urugo rurasenyuka, umugabo aramutse arangaye gato urugo rurasenyuka. Nta wundi muntu ushobora gusenya urugo atari umugabo n'umugore hagati yabo. Buriya iyo hanze haturutse umuntu usenya urugo ni ukuvuga ngo n'ubundi ruba rusanzwe ruregetse. Ariko uru nguru rwo Vestina ari kuvuga ngo rwubatse ku rutare. Imana izakubakire ikugire neza, ariko ni ukuri ibintu byo kuvuga amadini nabi tubeshyera amadini, buriya idini riba mu mutima w'umuntu. Uko ujya mu idini ntawe uguhamagaye, ni nako ukwiye gusohoka mu idini. Ntuvuge ngo idini ngo niryo ryagusohoye cyangwa se ngo barakuvuze ngo bituma uva mu idini. Oya inshuti zanjye mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana abane namwe.